ko mbere bariyoberenyaga mu inbox ntagire umuntu ubasha kubavumbura. None YouTube yatubera igikoresho kituma tumenya abo bari bo bukuri bataramenyekana. Baza kunyangana ndaza kugusubiza nyuze kure. Ndi kukumva ikibazo wambajije kiraza kuba cyubakiye ku bintu bitatu mw'iki kiganiro. Wavuze ngo intambara z'abiyita abakozi b'Imana cyangwa abiyitira izina ry'Imana banazwe muri societe ko ari abapotre aba bishop aba pasiteri bakunda gukoresha YouTube. Wambajije ngo zikomoka ku bintu bitatu. Icya mbere zikomoka ku cyubahiro. Icya kabiri zikomoka ku mafaranga, ubutunzi. Icya gatatu zikomoka ku gitsina. Umuntu wese ufite izina riri celebre mu rusengero hanyuma sangamo harimo n'amajwi aho Pasiteri Yoweri yatukana umugore wiwe amagambo ibitutsi by'urukozasoni, ibitutsi bimeze nka bya bindi by'abashumba baragiye n'ukuntu kera tukana n'ujya ku nzu zacu iyo nkuru yumvamo ibitutsi babyumvamo. Rero cyagize ngo Yoweri yari arimo arasaba imbabazi umugore we ku bitutsi yamututse kera n'iki ryose nuko angaza ko rero azamo n'ijambo ngo abapasiteri banywa inzoga ngo ababishopu ngo abapotere ngo abapasiteri bavuga butumwa abagore ngo bakomeye muri iki gihugu ngo operasiyo iratangiza abashyira hanze bagiye kubashyira hanze. Ubwo se n'ubundi niyo mpamvu natwe twakubajije twavuze se ahereye kuri Korode wenda Korode ibyo yavuze ko agiye gushyira hanze abantu abapasiteri basangiraga inzoga nawe nibyo atangiye akora mwarazisangiye koko. Ese nyuma yo kugenda gutyo yo kumusaba ibyo hakurikiye iki cyangwa wenda biba byagenze gute? Kuko nyuma yo kubona iyo nkuru nakoze ubushakashatsi njye bwo guhamagara Mama Vanessa nyirubwite. Nateruye telefone yanjye mpamagara Mama Vanessa. Dore amagambo twavuganye. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira tukabasha gukorana ivuga butumwa mu buryo butandukanye. Murabona ko turi kumwe rero n'umukozi w'Imana n'umutumirwa dusanzwe tubana by'umwihariko akaba ni umunyamakuru nyine wa Iyobokamana TV dufatikanya uyu murimo w'Imana. Ni munyemerere dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV. Bikemu waramutse neza kandi urahura komeye. Amen. Bikora Imana Emmanuel we ndashimiye ako kantu kawe se urengejeho bite nyine ni kugira ngo ntirirwa avuga ngo ibwira abadukurikiye kubera ukuntu ikiganiro kiri kundya ryatadashaka ko duhita twinjira cyampahe nta bintu byo kukubaza byinshi y'amatsiko ya izina warivuze ni Bikemu umujene tubana no Iyobokamana TV mu biganiro byo gusesengura bigiye bitandukanye. Umujene kambwe ndetse n'ibyivuga butirawe papa bitagaza ko ngo rongora ndabona bitoroshye nubwo ibyo abantu atari byo dukwiye kwigiraho ariko nta kibazo inkono yose ihira igihe uratetse se none inkono yose ihira igihe ubwo ufite icyo wokeje ni sawa cyane. Bikenda ashaka ko tuganira ku bintu bijyanye n'intambara hapana ya Ukraine n'Uburusiya ariko mbonezanye mu ntambara nta masaso naje nitwaje ni intambara z'Iyobokamana hapana Iyobokamana TV cyangwa dotirwa ni Iyobokamana amatsiko umbwira neza hari ndashaka ko tuganira dukora ikiganiro kibaza ngo intambara mu bakozi b'Imana zivahe cyangwa abakozi b'Imana bapfiki ko tubona umwanya uri bumoso ndakanyura iburyo ndakanyura epfo n'ruguru hagati batukana batongana basebanya bangisha abantu. Umuntu yakobaza turiya mukozi w'Imana umuvugaho iki ugaharabika ugatuka mbese ukabona abantu nibombori ndabanza nkosore gato kuri introduction wubatse uragira utabakozi b'Imana bapfiki bamwe ariko yego bamwe icyambere sibo kubise ubwo wenda nabiyitirira izina ry'Imana kuko babaye abakozi b'Imana koko nta ntambara twagakwiye kumva hagati muri bo. Ikindi kereka nimba intambara barwana ari intambara Kristo afitemo inyungu
cyangwa ari intambara zo guhindura abantu ku gukiranuka. Naho niba ari intambara zigaruka hagati yabo gusa mu guhangana no mu guterana amagambo n'amatiku, ntidukwiye gukora ikosa ryo kubita abakozi b'Imana kuko twaba tubaye icyubahiro badafite. Ubwo nabiyitirira izina ry'Imana biyambitse rwa ruhu njya mvuga rw'intama kandi imbere ari ibirura. Yego, nunyemera ko tubitwara mu murongo turaganira, tutabitwara bityo ndava mu kiganiro. Nawe yitirira izina ry'Imana kuko umukozi w'Imana nyakuri ntahangana na mugenzi we. Ahubwo ongera wubake intero rero. Nabyumvisha. Sawa, turayitwara utyo, turayitwara gutyo. Yego, kuko iri zina ry'Imana yacu yo mu ijuru, Imana ya Isiraheli, Imana y'Abanyarwanda, abantu benshi bamaze kumenya ko ari izina riryoshye kurivuga, ari n'izina ry'iristari. Buriya Yesu atunze abantu benshi mu buryo butandukanye cyane, abamuvuga by'ukuri, abamubeshyera, ingegera, ibisambo, uje wese nyine akarikoresha ararariye. Noneho kubera ko ari izina ryamamaye riryoshye no kurivuga, kuza uvuga ko utumwe n'Imana biroroshye gukomvenka abagukurikira cyangwa abakristo. Kuvuga kuri umukozi w'Imana, kera niho nabonaga ari kububiri gukosoka, nakubiri guhinduka abantu bamaze kuba macuwa, haba mu mwuka bamaze gukura. Yego, kera iyo ubundi wageraga ahantu ukabona umuntu agize utya anyeganyeje intugu, niyo yari kuba ari malariya imutitije, wari kuvuga ati uyu ni umukozi w'Imana agomba kumwegera akamfasha. Kubera iki? Kureba intugu gusa. So ndashaka kubwira abakristo muri iki kiganiro ntibakangwe n'intugu. Hari igihe ari malariya cyangwa ari imbeho iri gutitiza abantu, cyangwa ari imitwe. Ikintu gikomeye Bibiliya yaduhaye tuzamenyeraho abantu b'Imana, yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kariya kantu ubundi niba ari ikintu kigoye ariko ni ukubona igiti giteye ku muhanda mu ifumbire nziza cyahisha imbuto cyeze. Ntabwo bishoboka. Ugitambutseho wese arareba ati yo, mbega avoka nziza, mbega indimu nziza, mbega amapera meza, imbuto ntizihisha. Niyo mpamvu nubwo ubona abantu bakomeza kwiyoberanya mu murimo w'Imana bakora amakosa menshi atandukanye, bagakomeza kwiyorosa rwa ruhu rwa Kristo atari abakristo, ariko ku musozo birangira tumenya bo bari bo bukuri. Rero iyi YouTube rero hari akantu kamwe nayikundiye. YouTube ikintu yadufashije gikomeye, ubwo turabizana muri context ya gospel nko kuri kubibaza, yadufashije kumenya bamwe mu bapasiteri n'ababishop n'abapotre, kumenya abo bari bo bukuri. Yego, kumenya abo bari bo bukuri bataraza kuri public, yarabahishuye. Kuko mbere bariyoberanyaga mu inbox, ntagire umuntu ubasha kubavumbura. None YouTube yatubera igikoresho kituma tumenya abo bari bo bukuri bataramenyekana. Baza kunyangana ndaza kugusubiza nyuze kure. Kuko ikibazo wambajije kiraza kuba cyubakiye ku bintu bitatu muri iki kiganiro. Wavuze ngo intambara z'abiyita abakozi b'Imana cyangwa abiyitira izina ry'Imana banazwe muri societe ko ari abapotre, ababishop, abapasteri bakunda gukoresha YouTube, wambajije ngo zikomoka ku bintu bitatu. Icya mbere, zikomoka ku cyubahiro. Icya kabiri, zikomoka ku mafaranga, ubutunzi. Icya gatatu, zikomoka ku gitsina. Umuntu wese ufite izina riri celebre mu rusengero cyangwa mu iyobokamana muri religion, izo ni imve eshatu zora zihiga ubuzima bwe kugira ngo acogore amere nk'abandi: icyubahiro, amafaranga n'igitsina. Izo nyine zisimbutse umenye ngo ijuru waritashye. Kurwana kose n'imyivumbagatanya ihoraho kuri YouTube, ubona umupasiteri umwe agiye ku yindi televiziyo, undi agiye ku yindi, umwe aje kuyoboka Imana, undi agiye ku isezerano, avuye ku isezerano, agiye hari ahora ahangana asubizanya n'umuntu. Kandi hari umuvugabutumwa mwiza, ni nayo misiyo ye, ni na Imana imushakaho, ni nacyo yamuhamagariye. Ahubwo ko kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko yabisigiwe nka misiyo n'inshingano, aragenda yamamaza umuntu mugenzi we. Kubera iki? Afite target ya kimwe mu bintu bitatu: icyubahiro, amafaranga ndetse n'igitsina. Numara kwemera umurongo turaganira. Ngira ngo birumvikana, nizo mva zizwi
zigusha abakozi b'Imana bukuri cyangwa n'ukuri yego ahamagara ari ukuri ariko akubitanye n'ibyo bintu bitatu. None bamwe bo bamaze kwidekarara no kutwiyereka ko babiyobotse bituma Yesu asohoka mu kanwa kabo birirwa bavuga abantu. Turakora ikiganiro cy'iyobokamana cya gospel gikomba kubaka imitima y'abakristo kuko tuba hano muri leta babyita intumwa za rubanda. Yego natwe turi hano nk'abavugizi b'abakristo ku bibazo bitandukanye bagenda bibaza. Mbone no gusubiza abantu, hari abantu usanga bambaza turabiganira ukora tikora biremereye ndetse ntibyakugiraho ingaruka. Njyewe niba niyita umukozi w'Imana uvuga ukuri nkaba ntemera kuba risque teka w'ibyo mvuga, ntabwo naba ndi umukristo. Ntabwo ndutabo bakase ibihanga babata mu ngunguru z'amabuye z'amavuta, sindutabo babambye babacuritse bazira Kristo. Nzize ikindi byambabaza ariko nzize ko nabwirije ubutumwa bwiza bw'ukuri. Iyo niyo nyungu yanjye ikomeye n'ingorano nazahabwa n'Imana. Rero umurongo wo kuvugiraho ibi bintu mvuga abantu bambwira ati suzagira igihe ubireke, Yesu nagaruka niho nzabireka. Cyangwa abantu bose nibakizwa uretse ko bidashoboka. Tuba tugira ngo ibyo tuvuga turebe ko wa wundi wari ugiye kurimbuka byibura yabo n'ubugingo agatabarwa n'ibidusohoka mu kanwa. Ikindi nta nubwo ibyo tuvuga tuba tugira ngo bigende bituma abantu bakizwa cyangwa bibahindure, ahubwo tuba tugira ngo bibabere impamvu yo guhinduka. Yego bibabere impamvu yo guhinduka. Yes. Rero ubwo aho ngaho nsubije abantu banyandikira ni box benshi batandukanye. Wagabanyije biriya bintu biriya bintu uvuga ko yabikomeye ugenda unenga abantu ugenda ugira ute. Biravuze ngo muzamenya ukuri kandi kuzaba batura. Harerutse kunyandikira bambwira ngo waretse Imana gikazikurira ngo urukungu mu masaka rukumva ngo kuko nayo ubwayo ko yivugiye ngo mureke ngo bikorane, ngo mureke urukungu n'amasaka bigire gute bikorane. None se waba uri umuhinzi mwiza, umurimo wawe ukaguhira ukera neza, ukeramwe amasaka meza, ukagira chance yo kurabuka mu rukungu nturukuremo. Oya ntabwo formule yo kureka urukungu rugakurana n'amasaka ni formule kutabimenye. Yego ariko niba mbonye amasaka urukungu mu masaka nkagira umugisha nkabibona kandi uri umuhinzi, ndi umuhinzi, I remove it from there. Mpamvu yo njana mu kiganiro kuri YouTube mfite ibintu bitagenda neza narebesheje amaso yanjye, intoki zanjye zabika bakabyize kabikoraho n'amatwi akabyumva. I talk about them kugira ngo dukosore hata abantu bataza gucurika ijambo ry'Imana bakabeshya abakristo wenda badasoma Bibiliya, abantu bakizera ibinyoma kandi ari abantu twagize umugisha wo kubona ukuri. Ngiye kuvuga kuri YouTube system bindangiza nyihuze n'ibintu umaze kuvuga cyangwa ikibazo wambajije. Yego hari icyo bitwaye? Nta kibazo kugeza ari kurabyumva. Ndimo ndabyumva aho tugiye. Impamvu mva nta bibazo byinshi ndi kubaza kuko uracyari gusubiza ikibazo nakubajije. Rimwe na rimwe ngira agahinda mu mutima wanjye ngashaka no kurira kubw'iki kintu ngiye kukubwira. Niba hari ikintu cyo kunezererwa cyo gushima Imana mu ivugabutumwa twungutse ni YouTube. Yesu yabwiye abigisha bajya gutandukana aravuga ngo nimugende mu mahanga yose mubabwirize ubutumwa bwiza, abemera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. God bless you. Kugenda amahanga yose ndagira ngo mbaze nkwibutse ko bisaba transport. Kabiri bisaba impamba y'urugendo. Ku rwego rwanjye rw'uyu munsi bikemo wicaye hano kuyobokamana TV, sinshobora kuba nashobora kuvuga ngo Imana intumye muri Amerika itampaye itike ngo njyewe binkundire. Ntabwo byakunda. No mu bushobozi bwanjye ndungurukije iyo nshyize amaso kuri konte yanjye no kubyo ntunze ntabwo nabona amatiki anjyana muri Amerika mu kanya ngo nintume no mu Bufaransa njyeyo nintuma no mu Bwongereza njyeyo. Ibyo sinabishobora kandi ni misiyo yanjye ngomba gukora umuvuga butumwa ukwiye kujyana ubutumwa bwiza mu mahanga yose. None nagize chance
ubwo wijeneralize. Imana intereka itika imbere impanamisiyo n'uruvugiro kugira ngo abo mu mahanga yose bamenye ubutumwa bwiza ndi i Kigali cyane rwose. none bamwe ubwo turi kuri babashumba bambajije bakorera ku musozi wa YouTube ngo intambara zabo zikomoka he, ubwo nibyo ndi kwinjiramo. Yego ndiko byumva cyane. None hari abapasiteri, hari ababishopu, hari abapotre batandukanye batari bafite itiki yo kwambutsa ubutumwa ngo bugere kure. Imana yo mu ijuru irangije iri mu musozi dukoreraho utuma ubutumwa bwacu bugenda tutavuye aho turi. None hajemo ikibazo gikomeye, aho kugira ngo dukoreshe YouTube iyo yahindutse idukoresha. Kandi intego nyamukuru yo kuyicaraho ko ari kujya gutubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. None ahubwo aho kugira ngo dutume YouTube, misiyo ya Yesu yo iri kudutumikisha icyo ishaka. Bityo bikarangira abari abitiriye izina ry'Imana bamenyekanye ku bwinshi, abari abakozi b'Imana bazima bakandagira kuri uyu musozi bakandura kubera kuwutindaho, kubera impamvu eshatu noneho tugiye gusobanura za zindi navuze. Yego. Ubutunzi uyu munsi wa none biteye agahinda kubona umupasiteri akora ibiganiro 5 kuri YouTube atavuze mu izina rya Yesu Kristo. Tujye byumva. Kubona uwitwa Apotre, kubona uwitwa Bishop ahawe mikoro ngo abwira abantu 1000 message, ariko wazenguruka mu byo yavuze kumva ari kuvuga ati Joel Iyobokamana TV ndamwiyamye niyongera kumenyera tuzahangana, niyamye bikemu ndakwiyamye. Pasi yabanyamaga mu izina rya Yesu akamuzanamo. Kuko nicyo kintu gikwiye kuba kimurya. Nicyo kintu gikwiye kuba gituma adasinzira. Nicyo kintu gikwiye kumuraza ishinga. None ahubwo byarahindutse. YouTube yabahindukiye umurongo cyangwa se umusozi wo kwihimura, wo gusubiza uwakuvuze nabi, wo kwataka wakwimye umunyu nimugoroba ugiye kumusaba cyangwa urusenda, wo gucyurira utaraguhaye amazi ugiye kuyamusaba. Barayifashe bayihindura igikoresho batuma ibyo bashaka, aho kugira ngo bayitume icyo Bibiliya yabatumye ku bantu b'Imana. Ndifuza ko iki kiganiro kiza kuba message iri specifique ku bantu b'Imana bakoresha YouTube no ku bakristo muri rusange bakurikira YouTube. Bibiliya avuga ngo dore ubwoko bwanjye bugiye kurimbuka buzize kutamenya. N'agahinda gakomeye. Hari abantu benshi cyane bamaze kubaka cya kintu cy'ikinyoma cyabo, bazana imyemerere mishya mu bantu b'Imana, kandi abo bantu bafite abafollowers benshi babakurikira. Kubera iki? Bafite akarimi karyoshye gashyeshyenga kizeza abantu bitariho, kizeza abantu amahoro ntayo, kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Bityo abantu bicaye mu kintu cy'ikigare kubera inyigisho mbi bamaze kwakira, bakavuga ati twebwe turi abakefa, turi aba Paulo, abandi turi aba Kristo. Ibyo bice byamaze kugera mu bantu kubera YouTube impact. Nubona umupasiteri mu kiganiro mu kiganiro ukabona Bishop, ukabona Apotre azengurutse televiziyo 10 agenda hangana cyangwa agenda yataka avuga umuntu mugenzi we, ntuzakora ikosa ryo kumujeneraliza nk'umuntu hatumwe n'Imana. Abari gutanga ubutumwa bwiwe ku giti cy'Imana idafitemo n'inyungu. Yego. Kubera ko intego nyamukuru yivuga butumwa ni ukwamamaza izina rya Yesu Kristo no guhindurira abantu ku gukiranuka no kubwiriza abantu bareke ibyaha baze ku Mana. Rero birabaje kandi biteye n'agahinda kubona umuntu witiriwe izina ry'Imana, Imana ibura muri projet ze,
Imana ibura mu magambo amusohoka mu kanwa. Ku Mana ni nko gupfusha uruhagaze. Ibyo mvuga cyangwa ndi gusobanura sindi kubivuga jyenyine, n'abandi bakurikiye kino kiganiro barabibona. Yego. Birasaba ko abantu bakanguka babyuka babe maso. Kuko Paulo yandikiye Timote yarabimubwira, narabivuze ubwashize mu kiganiro, ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigoye, hazaza ibihe birushya, abantu bazaba bikunda bakunda impiya, birarira, badakunda babo, babeshyerana, bagambanirana. Ibyo byose byamaze gusohoka, byamaze kuba, byamaze gusohora. Ariko arangije asagira inama Timote aravuga ati, aranamubwira ngo bazaba bambaye ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako. Arangije aravuga ati, rero nurabuka ibyo bintu Timote w'umwana wanjye, iwe nabo ugira gutya, ujye batera umugongo. Icyubahiro nicyo tugiye kuvugaho. Yego. Iyo umukozi w'Imana amaze kugera ku rwego abantu benshi bamukomera amashyi, yakwinjira mu rusengero bagakoma amashyi, akaba afite intebe yicaraho ye bwite idakwiye kwicarwaho n'undi muntu uretse we, akaba afite umuryango asohokeramo atari we yinjiriramo. Urankurikiye? Ndi kuba cyane. Akaba afite ibintu by'umwihariko mu rusengero bidakorerwa abandi ariko bimukorerwa. Ubundi ibyo bintu kubwo guhicyora umukozi w'Imana sindi kubivuga nka hari bibi cyane, cyangwa singiye gutunga intoki ababikorerwa ko bagushije ishyano. Yego. Biraryoshye kuko Bibiliya avuga ngo abo ko bamugire gute, mububahe. Ariko ikintu gikomeye giteye n'agahinda ni iki ngiye kukubwira. Nuko abenshi birangira aho kugira ngo barwane ishyaka ryo kubirinda kubw'icyubahiro cy'Imana, birangira babirinze ku bwabo, birangira babibereye maso kubw'icyubahiro cyabo badashaka gutakaza. Yego. Bityo ugasanga Imana bayishyize ku ruhande y'icyo bashakaga kugira babona barakigezeho. Birangira icyubahiro n'ikuzo Imana batije babikoresheje mu nyungu zabo, bakarwana n'ishyaka atari ryo kugira ngo Imana itabura icyubahiro muri bo, ahubwo kubajya batabura icyubahiro mu Mana. Gakoroza sinzi nimba kumva. Bakarwana n'ishyaka ryo kugira ngo ishyaka ryabo ntabwo ari ryo kugira ngo Imana idatakaza icyubahiro, ahubwo aba ari ishyaka ryo kugira ngo badatakaza icyubahiro cyabo mu Mana. My goodness. Kuri we ni success, ku Mana ni igihombo. Umva ibibabaho rero. Kimwe mu bintu Imana amaze kurahirira n'abisinyira nubwo wenda ntayibonye isinya, yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzigera ngihundi. Wamenya wakirye na byinshi cyangwa ugakinisha byinshi, mu makosa yose ukora ushaka gukubita icyubahiro cy'Imana hasi, poroje zawe ziratsindwa. Kuko yamaze gushyiraho itangazo no kurahira ko icyubahiro cyayo itazigera igihundi. Yego. Izina ryayo ritazatukishwa ibireba. Warwana n'ibindi byaha, nubwo sindi koriyanta abantu kujya gukora ibyaha nta cyaha cyoroheje, ariko kurwana ucokoza gupima n'intebe y'Imana n'icyubahiro cyayo. Yes. Aho mwagongana. Yeah. Aho ntiwava amahoro. Abakozi b'Imana, abapotre, ababishopu, abapastors n'abaki batandukanye, Imana yamaze kuzamura amazina yabo birakunda ibaha icyubahiro. Ubwo ni bamwe nituzajya dukora ikiganiro nk'iki bakajya bagira ngo turi kujeneraliza. Nibyo ni bamwe ko uretse no kuba ngo ari 2007 bitarapfukamara bayari. Ndagira ngo mbwira abantu ko abantu bakorera Imana neza bahari kandi ni nabo benshi. Nuko umusozi dukoreraho twitwereka babi. Mbabarire kuvuga urya. Yego.
nuko umusozi dukoreraho utuma duhura n'ababi gusa, ababi ku bwinshi. Ariko iyo dukora ikiganiro nk'iki ntabwo tuba turi guciteka cyangwa tujeneraliza ngo nta bantu b'Imana bakiriho. Tuba turi kurobanura, tuba turi guselekisiona, duha message babandi babyangiza. Nicyo ukwiye kumva rero muri iyi context. Icyubahiro, kubera kurwana intambara yo kurinda icyubahiro cyabo, bahora bahanganye kugira ngo uyu nguyu yatantambukaho, yatancaho, yabona uri kuba celeb kuri YouTube, uri kuvuga kumvikana, akarema ikintu gituma intege nke zawe zishobora kuba zajya hanze, kugira ngo mu ntege nke zawe azamuremo imbaraga ze kandi nazadafite. Bityo bagahora muri iyo muvoma yo guhanganira icyubahiro no kugipfa. Ubibonye nk'umukristo cyangwa nk'umuntu udakijijwe, aravuga ngo niba apotre ahanganye na pastor, niba bishop ahanganye na apotre kandi biyitirira izina ry'Imana, ese njye azambwiriza ubutumwa bwiza bumfate? Icyo navugaga ni iki? Ku mukristo uri kureba ikiganiro cy'umuntu wiyitirira izina ry'Imana, uvuga ko ari pastor, uvuga ko ari apotre, yego, uvuga ko ari bishop, ku muntu uri kubireba adakijijwe, adasenga, arabura impamvu yo kwemera kwe, abure n'ikintu na kimwe cyatuma bakonegite na Yesu, kuko atabibona ku muntu mwiyitirirwa. Yego, ugasanga impact cyangwa ingaruka ikomeye ibyo bintu bifite ku buzima bwa societe bw'abo bantu nyine bari guhangana, bari gutikurana, bari kurwana, bari mu ntambara kuri YouTube b'abakozi b'Imana. Bifite ingaruka ni inkomyi y'ubutumwa bwiza. Yego, ni inzitizi ku butumwa bwiza. Ni inzitizi ku butumwa bwiza. Kuko ubireba adakijijwe aravuga ati se bya bintu badushishikariza kujyamo, kuko nabo babirimo babirwaniramo. Yego, cyangwa se babirwaniramo. None bikemu ngo nceceke mbure kuvuga ko ibyo bintu se nabandi umunyamakuru wa gikristo, reka tunabyite gutyo, kuko ntabajya bakubwira se ko nawe utabukoye kubivugaho nyine wagombye ko rivuga butumwa. Hari abantu twe turi abanyamakuru, njye namagaro nka Paulo wo kuburira no kugira abantu inama. Yego, kandi mu gutanga imbuzi nuko mba mfite reference z'ibyo ndi kuvugaho. Umuntu yakubitaga n'ikibazo ati Paulo kuri iyi nshuro ndabigenza ute? Ati rero nkubwire, kubwo kwirinda gushyuha k'umubiri, ikiza nuko wagira ute, warongora, waza n'umugore. Undi ati nawe rero kubw'inda yakunaniye ujye unywa gake, kubera izi mpamvu akarondora agasita. Ukumvuga niba nkora niko nahamagawe, kandi sinkwiye guhamagarwa uko ushaka. Yego, ndashaka kukagira kariya ku kantu. Sinkwiye kwambara umuhamagarwa uko ntahamagawe, mpamagarwa uko wowe ushaka. Impamvu mvuga ibi bintu ni uko ariko nahamagawe, kandi iyo nshyize ku muzani igipimo cyabo birokorera ubugingo nabo bigirira imbaraga, ngasanga aribo benshi. Impamvu nkomeza kwaka mikrofone nkavuga. Icyo ahubwo kabiri, tujye twibuka abantu ishusho bakwiye kuturamo yindi bajya birengagiza. Dukora itangazamakuru rya gikristo cyangwa se rya gospel. Mu itangazamakuru rya gospel haryamyemo ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo ari igitangaza se n'igikuba umupfumu yicaye ku Iyobokamana TV. Nge ndashaka gukamuramwe abantu imyumvire imwe n'imwe itandukanye. Si igitangaza se n'igikuba, niba uri reka nkuvugira none wowe wahamagara ibi bintu byo gukora itangazamakuru. Si igitangaza se n'igikuba umupfumu yicaye ku iyi televiziyo ukamuhata ibibazo. Tubundi uwo murimo mukora ko ari Iyobokamana naryo. Ubupfumu nawo ni umwuga w'imwemerere, kandi ikinyamakuru cya gikristo kidiringa n'ibyo bintu byose. Ntabwo rero bakwiye kugutera amabuye igihe umupfumu yaba yicara ari gukora ikiganiro biri mu murongo wawe, kuko ukora itangazamakuru rya gospel ry'Iyobokamana. Mu Iyobokamana haryamye ibintu byinshi cyane. Rimwe na rimwe icyo nsaba abantu, ndabasaba igihe rimwe na rimwe bambonye hano ndi kuvuga ibintu nk'ibi, kujya abandeba nk'umunyamakuru. Yego, kuko ndi kuvuga ibintu nshinzwe, kuko niyo ushatse kubwiriza uraza ukabwiriza. Niyo nshatse kubwiriza aricyo nateguye ndaza n'ubundi nkagikora. Ariko nabwo iyo nje nk'umunyamakuru mbanzanya amakuru yego atandukanye.
n'iki kiganiro ndi kugikora nk'umunyamakuru. Uracyari ku cyubahiro rero? Yego. Ndi kuvuga kuri cya kintu cy'icyubahiro. Ubwo wari kugira ngo tugire clear n'izo ngingo abantu bibazo bamansiyona ibyo bamenye gutandukanya ibintu. Yego. Ngira ngo muri kiganiro baza kumva ntaza kwinjira muri Matayo na Luka cyane. Ubwo ndinjira mu byonzi bindi ndebesha amaso yanjye bibera hano muri societe. Ndacyari kuvuga ku ngingo y'icyubahiro. Kimwe mu bintu abakozi b'Imana bahanganira kuri YouTube bakarwana harimo iki kintu cyo gukunda icyubahiro gitumye benshi birengagiza misiyo y'urugendo rwabo, misiyo y'ivugabutumwa, bakaza kwiyubaka aho kubaka ubwami bw'Imana kugira ngo badatakaza icyoro cyabo mu Mana. Hari amakuba akomeye rero nibatihana. Kabiri, amafaranga sha. Bamwe kubera ko bagize ibanga ryo kumenya ko burya n'ibi bintu bya YouTube bigabura, basigaye bemera bakitanga batitanze ku bw'umurimo w'Imana, ahubwo bakitanga ku bw'indonke babishakamo. Ukabona kereye cyangwa himbye inkuru ku mukozi w'Imana mugenzi we itariyo kugira ngo arebe ko yararagaburiye abana, kugira ngo arebe ko yabikiriramo, kugira ngo arebe ko yabiboneramo ubutunzi, bityo bigatuma icyubahiro cy'Imana gisigara inyuma. Kuko umuntu waje kwiyitira izina ry'Imana ayivuga n'akarimi gashyeshyenga ari gutuma Imana icyo ashaka, ariko Imana ntiri kujya gukora icyo ishaka. Ubwo wa muntu yabaye ikiraro, ari gushaka ko ibintu avuga bimuzanira amafaranga, ariko Imana ariyo bikora icyo bishaka mu mitima y'abantu ho gukora icyo Imana ishaka mu mitima y'abantu. Kandi ubu ivuga butumwa ryiza, inyungu z'amafaranga rero abantu bashaka abo ngabo nyine turi kuvuga, bitumye icyubahiro cy'Imana gisigara inyuma, cyabo kijya imbere, bitumye nyine babihindura ubucuruzi, ari byo bituma birirwa bahangana kuri za YouTube. Urumva turi ku mafaranga. Ku kijyanye n'amafaranga rero harimo ikintu ukwiye kumenya gikomeye, kubera ko bitwa pastor, bitwa patre, bitwa bishop, bafite business bakora ku ruhande zisanzwe. Yego. None ba professor amazina yabo kuri YouTube, iyo yaje kuri YouTube avuga ibyo yagezeho n'ibyo akora kuruta kuvuga Yesu. Kugira ngo akore publicity akoresheje izina rye. Yego. Turi kuri aspe y'amafaranga. Yes. Nubatse insengero, nzubaka amateleviziyo, nzagira urya. Uri kumva? Donc akarata ibyo afite, ibyo atunze, aho kurata Yesu kugira ngo abashe gukorera publicity ibintu bye muri Kristo, kandi Kristo adafite inyungu mu iyo projet yamushyizemo. Wenda n'amafaranga ahubwo yabitangije arayo yagiye yiba abantu yitwaje izina ry'Imana. Ibyo ngibyo ni topic yindi tujya tuvugaho y'ibisambo by'ibisha bibiri. Uri kumva? Amafaranga rero ari mu byatuma bahangana cyangwa barwana muri ya ntambara bavuze. Tureka kugitinda babyumvise. Igitsina. Sorry. Ubundi yuko by'ibyo bintu bibiri, amafaranga n'icyubahiro, hari igitsina utagicika. Dufite abantu benshi cyane, iyo tuvuga igitsina tuba tuzi ubusambanyi. Yego. Dufite ingero z'abantu benshi cyane birirwa basambanyiriza abagore n'abakobwa muri za deliverance. Ukagenda ugiye kureba umuntu wise umushumba, wise iki? Umushumba uragira intama z'Imana, kobwa ati pastor meruka kugira ikibazo ngo mu cyaha cy'ubusambanyi, none ndakwinginze nsengera unkureho uwo muvumo. Ati yo pastor uri kukureba, uri kukumva, ati ubu ninde wasambanije umugore mwiza nk'uyu koko? Mukajyana ibiganiro byinshi cyane n'ubundi bikwerekeza kongera kugira gute kugwa mu icyo cyaha. None bamwe ubwo kujya muri context yawe agerageza kurwanya no guhangana na bagenzi be kugira ngo yigwizeho ikuzo n'icyubahiro, yumvisha abantu ko ari we mwiza kugira ngo abantu bamuyoboke. Abona abasambanyi. Abona abasambanyi.
birakaze. sinshaka no kugitindaho cyane kuko sinje kucyamamaza, ariko iyo nayo ni imva ya gatatu ituma abitirirwa izina ry'Imana kuri YouTube benshi bakomeje kungubana no guhangana no gutikurana icyubahiro, amafaranga n'igitsina. Ibyo bintu mvuze abantu bajya muri comment bambwire ko bo batajya babibona. None nimba umuntu ari gushaka ibyo bintu bitatu akaba atashaka kuvuga Yesu Kristo, mumwibazaho gute ko abivuga? Nyine agomba kuvuga ibyo avuga kugira ngo agere ku izo ntego. Ngiyo challenge hari ku kibazo wambajije, nubwo nanyuze kure, nubwo ngusubije bitwaye igihe ariko uko niko kuri kwanje kuri mu mutima nkurikije illustration cyangwa iby'amaso yanjye areba n'iby'amatwi yumva, numva ari izo mpamvu eshatu bapfa. Ni impamvu abo mvuze rero ndababikora, abatabikora rero muhumure, muri abana beza, nta kibazo mfitanye namwe, kandi nabo ntacyo mfitanye nabo, nta kibazo mfitanye nabo, ngo ndi kurwanya umwanzi bakoreramo. Hari abantu njye mva mu biganiro bakanyandikira ngo ko watwatatse ngo ko wagize ute, watwatatse. nta muntu nataka nuko injya nivugira ibiganiro gutya generalize ibintu, ariko ugasanga hari abantu bamwe bazi ni bogi sanjye aba pasiteri ngo ko wadututse se kandi ngo byagenze ute. Wowe wigeze wumva mvuga izina ryawe muri iki kiganiro? Niyo nta kundi uziterera mwibuye imwikabwejura mbere y'izindi kuko ari ry'ibuye ryagezeho. Ariko nta muntu mbanje kwataka hano. Rero abantu banyandikira ni boxe ngo numvise ngo watwibasiye, niba nyine kuko ibyo navuze bigukoraho nakwibasiye ngibyo rero nuko bimeze jowe. ngira ngo ndasoje, ngira ngo ni ibintu byumvikana. Bo ibindi bibazo nyine umuntu yagira n'ubundi biba bifite aho bihereye kuri bene ibyo tuba turimo tugenda tuvuga. Duherutse kubona kuri channel yitwa ngira ngo ni Papa Bitangaza official, reka mwamamarize nta kibazo. Azibwiriza guri yasabye imbabazi ngo zibyaha yakora, buryo nabibonye amwe inzoga, buryo yahanuye rwose asaba abantu imbabazi, aravuga ati ukuri mu mbabarire rwose, ndetse n'umugore we amusaba imbabazi. Niba warabibonye wenda kiriya gikorwa wacyakiriye gute, byagenze ute? Gusa warabibonye ahubwo hari inkuru biryamyemo nshima. Yego hano urabizi nge sinyarya ruswa, byo gushima ndabishima, ibyo kunenga nkagira ute nkabinenga, nuko nahamagawe. Hari ijambo yavuzemo nakunze cyane, cyangwa context yo kiganiro kivuze. Yaravuze ngo kugira ngo mburire itorero ry'Imana neza nuko mbanza gushyira ubwambure bwanjye hasi hanze. Yes, ubwo ndi gutanga ishusho ko nabonye ikiganiro. Yes, nimara kuvuga iby'intege nke zanjye bizamfasha kugaruka inyuma mvuge nabo twasangiye ibyaha. Jewe reka mbwize kuri pe rwose Papa Bitangaza, kugeza aho narita ku mutima w'ikiganiro cyose uko giteye, kugeza aho ndi kumwe nawe ndamushima 100%, kubera ko azashyira abantu no icyo mushima si yo puwikomeye ni ukwemera guca bugufa, kemera ko hari amakosa n'ibyaha yakoreye muri uyu murimo. Ameze nk'uwaneye inkunga mu biganiro byanjye, kuko nagiye ntangaza ko mu minsi iri imbere bagiye kujya bishyira hanze bagiye gutangira kwidekarara bo ubwabo. Ubwo rero ameze kuri njye ukora biriya biganiro nk'umuntu wamfashije kuvuga ati ibyo bikema ajya avuga n'ukuri. Yego ni hari abapasiteri banywa inzoga, sibyo nguko njya mbivuga. we yaraje ati yaraje rero ati nyirazinywaga. Papa Bitangaza rero ubahwa muri iki kino kiganiro, kugeza hariya ahantu kiriya kintu wakoze cyo kwidekarara ukavuga ngo sinshaka gukomeza gukorera amakosa mu murimo w'Imana, ndi umushumba, njye nanyweye inzoga. Arangije agerekaho ijambo ati ariko nubwo nazinyweye nabo twazisangiye nzabavuga. Ati nzabavuga kuri iyo aspect yo kubavuga, iyo sinza kuyitindaho cyane kuko nta nyungu nyifitemo. Uko inyungu nabonye mikomeye ni yuko ivuga butumwe nakoze byatangiye kugira impact, bakaba batangiye kwivuga koko. None se tuvuga wenda kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ko yihannye ngazana bavuge, hari inkuru nyuma y'icyo kiganiro yagiye asohora kandi zigatera urujijo mu bantu cyangwa zikavugwaho
n'abantu mu buryo butandukanye. Reka wenda dore ku nkuru ya Pastor Claude, papa bitangaza yutse gusohora inkuru yafashe kuri tembune yiri yashyizeho Claude ku ifoto ashyiraho n'abandi bantu batandukanye, ashyiraho amacupa y'inzoga aho yatangiye kuvuga abo yavuze se ntabwo mbizi gusa icyo nzi cyo nuko Pastor Claude numvishe abikoraho ikiganiro abivugaho avuga yuko yabivuguruje gutyo ukuntu, ariko wamfasha ubundi kugira ngo Claude sinayibonye cyane nicyo kiganiro cyo kugira ngo dushyire abantu mu mucyo. Nyemerera mpamagare Pastor Claude kuri telefone turi muri iki kiganiro kugira ngo abantu bumve ko ibyo tuba dukora turi abanyamakuru cyangwa tuvuga nyine tuba ari ibintu twizeho atari ukubihubukira. Coaching cyangwa avi ya papa bitangaza nitwirirwa tumuhamagara kuko turi kuvuga ko yavuze yego kubyo yavuze cyangwa ikiganiro yasohoye professional bikore. Noneho Claude reka tumuvugishe nese umbaza nimba asangiye na papa bitangaza inzoga byose ndabimubaze mubaze wenda niba yarabeshewe arabikora iki. Ibyo byose biraba biri mu cyo mubaza ningira amahirwe akanyitaba. Reka tumuhamagare. Sawa. Mushumba mwaramutse amakuru mumeze neza. None se Pastor ko twashakaga kubavugisha gatoya twari turi mu kiganiro. Papa bitangaza aherutse gukora inkuru ari kuvuga yuko agiye gutangira gushyira hanze urutonde rw'abapasiteri ngo basangiriye inzoga nawe. None mu minsi yashize twagiye tubona asohoye inkuru uretse ko yahise ivaho yagushyizeho y'amacupa imbere. Turavuga se wari wabibonye wabyakiriye gute, wenda n'iki wabikoraho nyine nk'umuntu w'umukozi w'Imana wenda undi abavuzeho kuri iyi. Murakoze, iyo nkuru nayibonye ku cyumweru. Naragiye kubwiriza mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mwogo mu itorero ryitwa Agape Church. Noneho umuntu mwarampamagara arambwira ati wabonye muri papa official inkuru iriho ntabwo nabibonye. Ati reba urasanga hariho wowe na Pastor Zigirinshuti Michel. Uko ndebyeho usanga hari ifoto yanjye n'ifoto ya Pastor Zigirinshuti Michel niya Yoweri ateretse amacupa nanjye yanditse amacupa imbere. Joel nyine papa bitangaza. Yoweri Habimana Yoweri papa bitangaza. Hanyuma mfunguye ikiganiro usanga harimo amagambo y'urukozasoni yavugaga ngo ubwo ngo yakoze iyo nkuru arimo arasaba imbabazi umugore we ngo n'abantu baba bamuzi kuri social media, ari abadiaspora ari n'abanyarwanda ngo baba bamuzi. Hanyuma harimo amagambo y'urukozasoni n'iyo nkuru iracyariho yakoze ifoto yanjye n'iya Pastor Zigirinshuti. Yaje kuyikuraho mu nyuma kuko namwandikiye musaba ndamubwira nti wakuraho ifoto wakuraho iki kiganiro cyose kuko ntabwo kwihana kwawe. Ndamwandikira ndamubwira nti Yoweri Habimana rwose ariya papa bitangaza inkuru wankozeho na Pastor Zigirinshuti Michel ntabwo ishimishije ntabwo ari byiza. Arambwira ngo ntabwo ayikuraho. Yego. Ndamubwira nti rero bibaye byiza ndi umukozi w'Imana nimwicishe na message nayifite namwandikiye nandikiranye nawe. Ndamubwira nti nicishije bugufi umukozi w'Imana. Ndakubashye ndanakubaha nk'umuntu w'Imana ariko ndakwinginze ikiganiro gikureho kuko njyewe ntabwo nzi igihe ugiye kugikora ntabwo wabimbiye nibwira ko na Pastor Zigirinshuti Michel utabimubwiye. Nyuma yaho ntabwo yayikuyeho yagera bigeze kuwa mbere mu gitondo ndamwandikira naho ndakwiginze nongeye kukwiginda Yoweri Habimana n'ibintu saa tanu inkuru utarayikuraho irahindura isura. Mugabo ntabwo inkuru yayikuyeho. Bigeze mu masangahe nyuma ntabwo ari we wenyine hari n'ikintu cy'imakuru cyitwa Inzozi Zacu TV. Inzozi Zacu yego. Ubwo
za TV nawe namuhamagaye ku cyumweru kuko yarambwiye ku binyamakuru bibiri Papa Bitangaza official za TV bose nasanze bashyizeho amafoto amwe yego sana ni ibintu bashobora kuba banaziranyeho kuko igiye muri commentaire zo ku nzu zacu TV sana Papa Bitangaza yarandikiye inzu zacu TV ngo uremewe bivuze ngo iyo nkuru yarayishimye yes so hanyuma sangamo harimo n'amajwi aho pasiteri yoweri yatukana umugore wiwe amagambo ibitutsi by'urukozasoni ibitutsi bimeze nka bya bindi by'abashumba baragiye n'ukuntu kera tukana n'ibyo kunze zacu TV iyo nkuru yumvamo ibitutsi byumvamo rero byagize ngo yoweri yari arimo arasaba imbabazi umugore we ku bitutsi yamututse kera n'iki byose ni uko angaza ko rero azamo n'ijambo ngo abapasiteri b'inzoka ngo ababishopu ngo abapotere ngo abapasiteri abavuga butumwa abagore ngo bakomeye muri iki gihugu nabo ngo operasiyo iratangira azabashyira hanze bagiye kubashyira hanze ubwo se n'ubundi niyo mpamvu natwe twakubajije twavuze se ahereye kuri Korode wenda Korode ibyo yavuze ko agiye gushyira hanze abantu abapasiteri basangiraga inzoga nawe nibyo atangiye akora mwarazisangiye koko ese nyuma yo kugenda gutyo yo kumusaba ibyo hakurikiye iki cyangwa wenda biba byagenze gute buriya rero Mr. Joel munyarwanda aciye umugani ngo ajya gusigana murindo ajya gusigara murinda urumva jye nabanje kumurinda nandikira musaba gukuraho iyo nkuru yakoze sinasangiye na Yoweri ya kabiri ntabwo njya mu rugo kwa Yoweri na gatatu na Yoweri nk'umunyarwanda nkamubaha nk'umuntu abonye ko ari umukristo ariko ntabwo nari nzi ko urabona iri tangazamakuru ya social media rimwe na rimwe babyita gutwika bamwe hari igihe rizajya ribatwika ribakongora rero nta byinshi nabitangazaho kugeza ubu ngubu icyo nagutangariza byo ntabwo bifasha bifite ababishinzwe kandi birimo birakurikiranwa ni umugenzacyaha kandi n'umushinjacyaha wabijyanye muri RIB mu bugenzacyaha ibyo tubyihorere ntabwo njye n'umugenzacyaha ababishinzwe bafite uburyo barimo barabikurikirana kandi biri mu nzira okay Pastor murakoze cyane Yoweri ngira ngo nkuko nari mbivuze rero uriyumva iki ibyo mvuga waruvuze byo kutabibonye cyane ariko ngira ngo urumva aho bigeze akiri mu ndira Korode ntabwo ajya abasha guhisha amarangamutima ntabwo ajya abasha urumva harageze akubwira ati ibyo byo kubikurikirana bireke ntaho nabijyanye ati cyangombwa nuko bihari abari gukurikirana babishinzwe nuko biri gukurikirana ributu Korode ari open cyane ntibije mugane w'abahungu so reka wenda ntabwo twayigira inkuru yo gutindaho niba biri hanze nyine abantu baba babibona ariko tuba tuje kubasubiza ibyo bibaza sesenguzi tuba dukora kuko nicyo twamagara nyine tubamamye amakuru ba gikristo tuba dukora Kristo mu rujisho runaka basomye kuri YouTube niyo mpamvu twicaye hano tuvuga kuri muri zino zagiye zisohoka zigatera abantu kubibaza byinshi ni yindi nkuru n'umumama wamamaye cyane mu ivugabutumwa wigeze ubwiriza avuga ko abagabo b'inganzwa batazacirye ijuru iyo nkuru yaramwamamaje cyane aragenda aba ikimenywa na benshi n'uwo bita Mama Vanessa n'ubundi Papa Bitangaza yakoze inkuru maze arangije ayiha titre ivuga ngo umugabo wa kabiri nawe baratandukanye urugo ruranze burundu. Iyo nkuru yakomeje kugenda yibazwa n'abantu batandukanye ndetse banabitubaza byatumye mbwira BK bati BK nk'umusesenguzi nkurikiranira iby'iyi nkuru maze uzaze umpereze ukuri byifashe gute kwa Mama Vanessa ese koko umugabo wa kabiri bashyingiwe ejo bundi nawe baratandukanye nk'uko byatangajwe abantu bakaba bari kubyibazaho mu buryo butandukanye ngira ngo abantu barindiriye kumva icyo umusesenguzi BKM abivugaho niba yaba yaritaye ku busabe namubwiye yuko yankurikiranira iby'iyi nkuru akatumenyera ukuri. Aha ibyo ngiye kuvuga singiye kuvuga nk'umusesenguzi ahubwo ngiye kubivuga nk'ubifitiye amakuru. Okay.
kuri iyo nkuru cyangwa kuri icyo kiganiro cy'ibyamama Vanessa iyo narayibonye warayibonye yego cyo narakibonye naragikurikiye babitangaza ngo urugo rwa mama Vanessa rwa kabiri narwo rwasenyutse agahinda kenshi ka mama Vanessa Yesu icyo mpamya cyo ntekereza urugo rwo ntirwasenyurwa nuko byavuzwe ko rwasenyutse rutasenyutse yego ariko ntirwanakubakwa nuko byavuzwe cyane rwari rwasenyutse cyangwa byacecetswe kuko hari abo zasenyutse bikaba byaracecetswe ariko abasenyutse bikamamara byabaye ni iki nshaka kuvuga hano uyu mama yaravuzwe mu nkuru zitandukanye nk'uko atangiye bivuga n'ibintu byatumye yamamara cyangwa amenyekanaho cyane ikigisho yagiraga bitandukanye bigaruka ku bagabo binganzwa nk'uko umaze kubivuga yes is clear mu minsi yashize mama Vanessa yagize amahitamo ya kabiri y'urushako uko so kuri yego nibyo abahuye n'urundi rubavu rwe ese umuntu ashaka kugira imbavu ebyiri uyu bundi zero 24 none urumva ageze ku rwa kabiri ego yare abantu banyumva ntabwo navuga ko akizatera ibuye ku karere ka Gasabo I was joking aho ngaho yari blague ariko birashoboka ko Imana igiye umuntu amahirwe ya kabiri ubwo aho ngaho ndamutse ninjiye ahantu cyane nateza abantu urujijo reka tuhave ibyo byihorera bikije mu bya divorce nyine byihorere bireke mbabarira ibyo bintu reka tubireke yego tubireke koloze gusa iri mumwe nuko nzi ko hari abantu bakoze divorce bagahanwa n'Imana nzi ko hari n'abandi Imana arengeye kubera mu gukora divorce ariko siceka kubidebatingaho cyane okay wabonye ko byasakuje mu minsi yashize ubwashize mu nkuru ashyingirwa akora ubukwe na Musafiri aza mu biganiro ahetse abo bana bikaba ibintu byose bikomeye Musafiri sa makuru yo bamwe basimbize ariko umuntu ambwenga afite abagore ni bari babiri oya niba ari umugore wa Nyagatare sinzi ko numvaga babiri ni byamagambo nyine ni yamagambo wowe ntabyo wumvisha ibyo ubwo wabyemeje azaza bivuge ntabwo yabivuza byemeza ariko mvuze ko ari byo bambwiye yego ntitubitindeho cyane reka twe ko ahubwo ndashaka kujya mu muzi w'ikintu wambajije kuko sinkivuga nk'igisesengura ahubwo ndakivuga nk'uwagihaweho amakuru na nyiracyo kuko nyuma yo kubona iyo nkuru nakoze ubushakashatsi bwo guhamagara mama Vanessa nyir'ubwite kuko inkuru yatangazaga ko batandukanye nahise ngira amatsiko rero ndavuga ngo reka njye kumubaza nateruye telefone yanjye mpamagara mama Vanessa dore amagambo twavuganye nahise ngira amatsiko kuko mama Vanessa n'umuntu n'ubusanzwe twari tuziranye kandi n'ubu niko bimeze mama Vanessa urwo rwasenyutse none icyatumye muhamagara ni abantu banyoherezaga ama message bari ni Burayi bakubaza ati wadukurikirana iby'urugo rwa mama Vanessa ko mukorera YouTube ko ubundi naho byarengeye ko twumva abantu batabivuga kimwe niho umupira warengeye ni muhamuzi iyo byarengeye niyo birengeye kuri YouTube no gusaba ko bizakurirwa kuri YouTube no mbona n'umuntu aranyandikiye ati mama Vanessa atandukanye n'umugabo ngo ariko ngo hari undi mutipe ngo uri kumutereta muri Belgique umugabo wa kabiri yego ngo hari undi mutipe ngo bari mu rukundo akava mu n'urubavu rwa gatatu ndavuga ati ibi bintu aho bigeze ubwo abantu byasakaye mu bantu birakwiye ko tugira avi y'ukuri tukayitangariza sosiyete ibintu ngiye kuvuga nibyo mama Vanessa yambwiye mama Vanessa yambwiye ko ariho ari amahoro akomeye ari kumwe n'umugabo we n'abana be bose yarabajyanye yego icyo kibazo bajyaga bakunda ku kibazo za nkuru z'igisirikira za mbere base se yatabaye abana be akabiyegereza kuko n'uburi cyatumye ibyo mama Vanessa bisakuza icyo gihe ni ijambo ryibazaga ngo ni gute atabana batanu agasanga undi mugabo abana bose akabata kuri Musafiri wari umugabo we wa mbere ku buryo Musafiri abizi ko agiye agaragara ahetse uwo mwana mutoya bigatera abantu amarangamutima menshi cyane yo kuba baramusafiri bagatuka nde mama Vanessa rero yakoze igikorwa cyiza cyo gufata umuryango we wese akawegeranya abana
arabafata uwo mutoya kugeza kuri Vanessa bose abashyira mu rugo. Urabizi neza se cyangwa ndi kuvuga ibyo yambwiye biri no mu mafoto? Yes. Kuko urumva nk'umunyamakuru sinari kumva iyo nkuru abantu bayimbazaho ngo nyiturize, nagombaga kujya kuri tele gushaka ibimenyetso no gukora ubushakashatsi. Rero ndi gutanga via nyir'ubwite. Urugo rwe yambwiye ko ruhagaze neza, rukomeye, Imana iri kurumweramwe umugisha n'abana ndetse n'umugabo bararya bakaryama bagashima Imana. Rero urugo rwa mama Vanessa inkuru mwabonye ndagira ngo mbatangarize ngo ni igihuha. Mama Vanessa arakomeye, ameze neza n'umuryango we. Nibyo. Yego. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane bakunzi b'iyobokamana TV, twe tuba tubakurikiranira nyine amakuru atandukanye. Bike uranyemerera kuri iyi avi ya mama Vanessa abariho dufungira kino kiganiro, nyemerera ngo ushimire cyane ngo utongereho imigisha y'Imana, nkubwira ngo Imana iguhereza umugisha cyane kubwo kwemera kuduha uyu mwanya ukatuganiriza ukadutohoreza bene aya makuru. Nutagwisari ntuzabura kubona umusaruro wo kudufasha irivuga butumwa undi muntu wese uherereye ahantu hatandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze, ugira uruhare kugira ngo tubashe gukora uyu murimo w'Imana. Baba bahari, watanga inama, watanga ibitekerezo ndetse watanga n'uburyo bw'ubushobozi ukadushyigikira, dore yuko uyu murimo tuba dukora ni umurimo usaba byinshi cyane mu by'ukuri. Udutekereza ku mutima wabigambiriye cyangwa wamaze kubikora wese, Imana ihira imirimo y'amaboko ye, imugirire neza. Abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bajya bagabana ku mugisha w'Imana. Bikereka ngo ushimire Imana iguhereza umugisha, wakoze kuduha umwanya maze tukaganira. Ikiganiro nk'iki nakagaruka ku Iyobokamana TV. Asante.